Nongeye kubaramutsa bene data, bameze neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi muri abantu b'umumaro kuri njyewe. Rero ndabaramukije mwese mukurikira Isezerano TV, mukurikira televiziyo yanjye kandi yanyu. Imana yo mu ijuru ibishimire kandi Imana yo mu ijuru ibongera imbaraga. Imana yo mu ijuru ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Rero ndaramutsa abantu mwese munkurikirana aho muri hose, abari mu Burayi, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Tanzania, aho waba uri hose ndagushuhuje. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rero uyu munsi, uyu mugoroba ndagarutse, nta kindi kingaruye, nzanywe no kuvugana nawe ku ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ryabayeho tutarabaho, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ryo kugira aho ridukura, ryo kugira n'aho ritugeza. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero bene data, ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Nubwo insengero zifunze, ariko urusengero ntabwo ari ruriya dusengeramo, ahubwo urusengero rwa mbere ruri mu mutima. Rero Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Muri abantu b'umumaro, yego muri abantu b'inshuti zanjye kandi muri abantu nkunda. Aho waba uri hose rero ku isi yose, ukaba ukurikira televiziyo yanjye kandi yawe, Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Imana yo mu ijuru ikongera imbaraga kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kukongera ubwenge. Ibisigaye Yesu umwami aduhana umugisha. Ndabakunda cyane mwebwe munkurikira umunota ku wundi, mwebwe munkurikira isaha yo ku yindi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Rero bene data, uyu munsi ntabwo tuvuga ku bintu byinshi, ariko tugiye kuvuga ku bintu bike kandi bifite umumaro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kanze ndebere nete zanjye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Ariko tubanze dusenge. Turagushimira Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe, imbere y'ubwiza bwawe, kugushima no kuguhimbaza kubw'ineza yawe no kubw'urukundo rwawe rutagira akagero. Rero nyagora ku ngoma tugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe riganze, reka ijambo ryawe ritegeke, rigire ibyo rihindura, rigire ibyo risenya, rigire ibyo byubaka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ijambo ryabayeho tutarabaho, njyewe ngiye kurivuga rero ntaba ari njye, ahubwo ubwiza bwawe aba aribwo bugaragara, ntihaboneke njyewe cyangwa niyimbaze, ahubwo databuja haboneke wowe. Rero uyu mugoroba ndakwinginze ngo ubane natwe kandi utugirire neza, twiyereke utwigaragarize. Reka buri wese ureba iyi televiziyo, Mwami databuja agire icyo abona kandi agire icyo yumva. Urwaye indwara ikire, ubuze amahoro ayabone, ubuze ibyishimo abibone, ubuze ibyiringiro abibone, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero bene data, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ihaze kwifuza kw'imitima yacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu gitabo amagambo aboneka mu gitabo cya Esiteri. Igitabo cya Esiteri, muri hangana gatoya.
amaso yanjye aba yanze, ntabwo mba ndi kwibona neza. Mu gitabo cya Esiteri, igitabo cya Esiteri turahera ku bice bitandatu, Esiteri ibice bitandatu. Esiteri ibice bitandatu, Esiteri ibice bitandatu, turahera ku murongo waho wa mbere. Turangiza turaza no kureba muri Esiteri ibice 9, duhere nabwo ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo, umwami amenya ko Moridekayi ari wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, bagisomera umwami, basanga byanditswe yuko Moridekayi ari wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigidadi na Tereshi, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. 3. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahaye bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yari yamwiteguriye. 5. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari umwami yakunda kubaha kunduta 7. Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunda kubaha bazana imyambaro y'umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agendaho itambijwe ikamba ry'ubwami 9, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, babyambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurura imbere ye bati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenzereze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire na kimwe kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzamugwa imbere ye. Bakivuga nawe bahaza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yamwiteguriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha bene data, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Imana yo mu ijuru ibongera imbaraga n'ubwenge. Iri jambo, iki gitabo ni igitabo kitavugwamo Imana, ariko ni igitabo barebye basanga kutagishyira muri Bibiliya nabwo baba bakosheje, basanga nicyo gitabo ahubwo kivuga Imana, kivuga gukomera kw'Imana, kivuga imbaraga z'Imana,
kivuga ubunini bw'Imana, kivuga ubudahangarwa bw'Imana, kivuga Imana ahubwo nyirizina. Yesu ashimwe cyane. Kubera kuko ibintu birimo bigaragaza ibitangaza Imana yagiye ikora. Yesu ashimwe cyane. Bene data rero, ubwo urumva kuko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo hari ibyari bikubujije amahoro, nubwo wari uryamye gusinzira bikanga, nubwo wabonaga amadeni akwishe ya banki, nubwo wabonaga indwara zikumereye nabi, nubwo wabonaga nta hirya nta hino, nubwo wabonaga nta hepfo nta haruguru, ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi Imana izanye ijambo ryo kuguhumuriza. Kubera kuko ibyo wakoze hari ahantu byandikwa. Kuvuga ngo ibintu byiza ukora hari ahantu bigenda bikandikwa. Rero iyo bigeze ngombwa, iyo Satani amaze kutwigarurira, amaze kudutera ubwoba, amaze kutwisekerera, Imana irahaguruka ikavuga ati nimunzanire igitabo ndebe umwana wanjye utaka, ndebe ibyo yakoze. Yarangiza akareba igitabo cy'ubucurabwenge, bakakizana imbere ye, bakigeza imbere ye, bagasanga hari imirimo myiza wakoze. Kuvuga ngo hari imirimo dukora izaturengera, kuvuga ngo hari imirimo dukora izatuburanira igihe byari bikomeye, igihe byari byabaye nk'iki gihe cy'Abayuda, ariko iyo mirimo igaragare iturengere, iyo mirimo igaragare ituburanire, iyo mirimo igaragare igire byinshi ihindura ku buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ngo umwami yabuze ibitotsi kubera kuko Morodekayi Hamani yari yamaze gusaba Morodekayi ngo amwice. Ariko Imana iravuga ngo ntabwo bishoboka, imubuza ibitotsi, imubuza kuryama, imubuza gusinzira. Imaze kumubuza gusinzira, Morodekayi gutabarwa kwe kwari kwageze gute, kwari kwagaragaye. Biba birabonetse kuko ariyo wareze abagabo babirimo mu nkone z'umwami zarindaga irembo. Kandi amaze kuzirega, ntabwo Morodekayi yigeze yishyira hejuru ngo agaragaze kuko yakoze ikintu gikomeye. Yararindiye, isaha yiwe iragera. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba hari ikintu wakoze cyiza, rindira Imana izakugirira neza, rindira Imana izagutabara mu gihe kigize gute, mu gihe gikwiye. Uyu munsi abantu turimo turirukanka tukigira hejuru, ariko ntuza Morodekayi atubera ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Morodekayi yari sebukwe w'umwami, icyo cyari icya mbere. Morodekayi yarindaga irembo ry'umwami, kuvuga ngo umwami wahitaga, Morodekayi niwe wakinguraga urugi. Morodekayi yareze umwami, kubera kuko abantu benshi bazi kuko umwami Ahasuweruzi yari umusaza. Oya, ntabwo yari umusaza. Umwami Ahasuweruzi yari umusore, kubera kuko Vasitiya niwe mugore wa mbere umwami yaragiye kurongora, kandi icyo gihe umwami yagiraga abagore benshi. Iyo winjiye mu bitabo bya Medi n'Abaperesi, Vatishiya ni umugore waturukaga mu miryango y'ibwami, mu bundi bwami. Bamuzana kugira ngo yagiye inshuro nyinshi yakuranye n'umwami Ahasuweruzi. Niyo mpamvu yabaye nk'ibintu byo kugira gute, byo kumusuzugura. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo rero igihe kigeze nibwo yaje kuza gusuzugura umwami. Ariko buriya ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiteza ikibazo kugira ngo isubize ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Rero birangira Morodekayi, urumva ko yari yarareze umwami Ahasuweruzi akiri umwana, akiri igikomangoma, bakita umuhabwakamba, akiri umuhabwakamba, aramurera. Kuvuga ngo umwami yari azi neza Morodekayi, yari amuzi bishoboka. Ariko ntabwo Morodekayi yigeze yishyira hejuru ngo agaragaze kuko aziranye n'umwami bigiye kure. Ariko yanga gupfukamira Hamani w'umunyagano nawe, kuko Hamani yari umwagagi, yakomokaga kwa Agagi, uriya mwami w'Amaleki watumye Sawuli acibwa ku ngoma. Yari umuhungu wiwe. Rero ageze muri kiriya gihugu amenya guhakwa. Urumva isi yari umwami n'ubundi, baramwakira nk'umwami, aba umuntu ukomeye mu bwami bwa Medi n'Abaperesi. Arangije urumva ko yari afite n'inzigo yuko Abayisiraheli bishe papa we. Ariko ibyo ntabwo byari bikanga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iko byagenda kose, icyaza cyose, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ifite umugambi mwiza kuri wowe. Hari abantu Imana ibuza amahoro
kugira ngo wowe ubashe kugira gute ubasha gutabarwa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ushobora kuba ufite ikibazo cy'amafaranga ukabona byanze byadogeye, ariko Imana ikavuga ngo umwana wanjye ntabwo ashobora kuburara. Umuntu ikamubwira ngo mpera umwana amafaranga, yayakwima akayata ukayatoragura. Burya iyo umuntu ataye amafaranga ukayatoragura, ntabwo ni ifunguro Imana iba yakugeneye. Amina. Ariko ntabwo ndi kuvuga wa wundi yatumureba ukanga kuyamuha. Hari ukuntu utoragura amafaranga ukayatoragura abantu benshi bayahiseho ntibayabone, ariko wowe ukayabona. Rero kuvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iba yakugeneye ifunguro ry'uwo munsi. Rero Imana iricara ikavuga ati nimureke ndebe umwana wanjye ikimutakisha. Noneho bakazana igitabo cy'urwibutso, bagasanga byanditswe yuko hari igikorwa runaka wakoze, bagasanga byanditswe kuko hari abakene wagaburiye, bigasanga byanditswe yuko hari abantu bari bashonje wagaburiye, bigasanga byanditswe kuko wari ufite inzu ariko hari abantu warebye ukavuga uti aba bantu nta bushobozi bafite, reka mbareke ne kubishyuza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data rero, Imana yo mu ijuru itugiriye neza, kandi Imana yo mu ijuru itwongerera imbaraga, kandi duhe guca bugufi, tumenye guca bugufi, twe kwishyura hejuru. Uyu munsi abantu benshi bazi kuko kuba umuntu atunze imodoka akirwa agenda mu modoka bazi ko ari cyo cyubahiro. Abandi bazi kuko kugira amafaranga ukirwa yarata ari cyo cyubahiro. Ariko aho kugira ngo urate amafaranga warata Yesu. Buriya iyo urase Yesu wamennye, uko byagenda kose abantu niyo baguseka bakaguhindura igicucu cyangwa ikigoryi, nta kintu biba bitwaye. Ikizima nuko ufite uwo wirata, kandi uwo wirata afite ibyo bo badafite. Yesu ashimwe cyane. Njyewe hari igihe njya nkunda kwicara nkavuga ngo nzatunga buri kimwe cyose gishoboka, kubera kuko ndi umwana w'iki? Ndi umwana w'umutambyi, ndi umwana w'umwami, ndi igikomangoma. Kuko nimba data ari umwami w'abami, njyewe ndi iki? Ndi igikomangoma. Yesu ashimwe cyane. Rero igikomangoma ntabwo kijya kibura ikintu cyifuza uko byagenda kose. Yesu ashimwe cyane. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ngo dufite umugisha yuko turi abana b'Imana, dufite umugisha yuko turi bamwe mu muryango w'Imana, dufite umugisha yuko turi bamwe mu bisekuru bisogokuruza wacu cyangwa data wacu uwo dukomokaho ari Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi afite buri kimwe cyose mu biganza byiwe. Rero nimba Yesu afite buri kimwe cyose mu biganza bye, nimba Imana ifite buri kimwe cyose mu biganza bye, nimba nemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, nkemera kuko yampfiriye ku musaraba, ese nimba umuntu yaratanze ubuzima bwe akamfira ku musaraba, ugira ngo nicyo azanyima? Nta na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira rero ngo nkubwire ngo uyu munsi hari ibyari biguhagurukiye, byari bikubujije amahoro. Iyo byari biguhagurukiye uyu munsi byari bikubujije amahoro, ndagira ngo nkubwire ngo witinya, wigira ubwoba, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo aje mu ruhande rwawe, aje kukugirira neza, aje kukugirira ibambe, aje kukurwanirira, aje kuguhindurira amateka. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo twe gucika intege, twe kugira ubwoba, twe guhangayika, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo afite umugambi mwiza kuri twebwe. Hano hari ijambo rimwe umugabo umwe yavuze ngo Satani arakoshya arangiza akaguhururiza. Hano Satani yari yoheje Morodekayi kumanika urubambo rurerure kugira ngo azarumanikeho Hamani. Kandi Satani yari yaciye mu nshuti ze n'umugore we Zereshi. Baramubwira bati inama twakugira, genda uca urumambo rurerure rumanike ku irembo. Numara kurumanika ku irembo uzarumanikaho Morodekayi. Ariko Satani ntiyamuhishurira ko azarumanikwaho ari we. Aramwoshya. Arangije agarutse avuye kugendesha Morodekayi mu murwa ahetswe n'ifarasi, abitekereza umugore we Zereshi n'inshuti ziwe. Arangije inshuti ze ziramubwira ziti harya Morodekayi ni uwo mu bwoko buhe? Ati ni uwo mu bwoko bw'Abayuda. Ati ahubwo reka tukubwire, ati usibye no gucogorera imbere ye no kugwa imbere ye uzahagwa, uzasiga agahanga. Ako kanya inkone z'umwami ziza kubwira Hamani ngo agende mu ntuza Esteri yamwiteguriye, mu nkera Esteri yamwiteguriye. Ntabwo yaragiye mu nkera, ahubwo yaragiye kugera ku iherezo ryiwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanjye ndagira nkuzanira ijambo rivuga ngo abari bagucukuriye ibyobo, abari baguteguriye kujya muri gereza, abari baguhekenyeye amenyo, Imana yo mu ijuru igiye kubashyiraho bari bagiye kugushyira,
kubera kuko wowe uri umuntu w'umumaro kandi uri umuntu ukomeye kandi uri umuntu udasanzwe, kubera kuko wakurikiye arenze ba bandi bakuregaho. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Bene data, ntabwo dukwiye gutinya ngo duterwe ubwoba nuko ngo inzandiko zanditswe. Oya, inzandiko barazandika bakazishyira muri polisi, zikajya kuri ribu, zagera muri ribu zikajya no mu bucamanza, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igahindura ikandika inzandiko zindi, bakavuga ngo ni mu murekure. Abari bagucukuriye urwobo akaba ariho barugwamo. Imana indagira ngo mbabwire ngo abari bagucukuriye urwobo, Imana nibigiye gushyira muri rwa rwobo bagize gute bagucukuriye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Abantu baraguyize, bakubujije amahwemo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo tuza, icara ku irembo ugumikirize, igihe isaha yawe yo gutabarwa irageze. Ni wowe uzi irembo wicayeho, ni njyewe uzi irembo nicayeho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo gumikiriza, igihe cyo kuva ku irembo kirageze. Gumikiriza kuko isaha yo kubura ibitotsi ku mwami irageze. Niba hari uwakwambuye, ndikumva muri njyewe ndikubwirwa ngo hari abantu bambuwe amafaranga, bahaye abantu amafaranga banga kubishyura, kandi amafaranga menshi. Hari umuntu wagwijije umuntu amafaranga agera muri miliyoni zirenga 8. Hari undi wagwijije umuntu amafaranga miliyoni zirenga 30. Hari undi wagwijije undi amafaranga miliyoni zigera muri 60. Hari undi wakoreye kampani iramwambura, ariko ndagira ngo mbabwire ngo umwami agiye kubura ibitotsi. Igitabo cy'amateka kigiye kubumburwa, Uwiteka Imana agiye kubishyuriza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mugore bakucuzuguye kera bavuga ngo ntago ubyara, bavuga ngo imbyaro zari zarashyize mu nda, bakugerekeye ko wabyaye abana ukabata ukabica ukabajugunya, wagiye ukuramo inda, umurawe wanyereye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe kirageze, igitabo cy'urwibutso kirabumbuwe. Kubera bya bindi ukora ukitaye kuki, kubera ukuntu ufata abana b'abandi utitaye ko wowe utabyaye, Imana igiye kuguha urubyaro. Tuza, igihe hari Imana igiye kugutabara, kandi Imana yo mu ijuru igiye kukurengera. Ntabwo ukwiye kugira ubwoba, ibyo unyuramo Imana yo mu ijuru irabizi. Hari impamvu yemeye ko umara imyaka 20 utabyaye mu rugo. Hari impamvu Imana yemeye kumara imyaka 15 utabyaye mu rugo. Ndetse nawe ubwawe iyo wirebye usanga byararangiye, ushanga rwose utazabyara, ariko nguhaye ihumure, igitabo cy'urwibutso kigize gute kirabumbuwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Barakwambuye amafaranga yawe, tuza, igitabo cy'urwibutso kirabumbuwe, bagiye kugushaka, amafaranga agiye kugushaka, ntabwo ari wowe uzayashaka. Bakujyanye mu nkiko bakurenganya, Uwiteka Imana Nyiringabo agiye guhindura inzandiko bari barakwanditseho. Yanditse ko inzandiko zivuguruza izo bakwanditseho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero abari bazi ko bagiye kugiraho ububasha n'ubushobozi bigiye guhinduka. Uyu munsi niwo ugiye kubagiraho ububasha n'ubushobozi, uyu munsi niwo ugiye kubagiraho ububasha n'ubushobozi. Reka dusome Esteri ibice 9 ku murongo waho wa mbere. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha n'ubushobozi. Ariko birahinduka, Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. 2. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu n'umwe wabashaga kubabuza, kuko amahanga yose yari yabatinye. 3. Maze abatware b'ibihugu byose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakora imirimo y'umwami batabara Abayuda, kuko Morodekayi yari yabateye ubwoba.
Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amagambo yanjye nanyarangije kuyasoma. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bari biteguye ko bagiye kubagiraho iki ububasha n'ubushobozi, ariko birahinduka. Abayuda bariho bagira ububasha kuki ku banzi babo. Amina. Ngo nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatiye. Amina. Nawe nkuzaniye ijambo rivuga uyu munsi ngo ibyari bizi ko bigufiteho ububasha n'ubushobozi uyu munsi birahindutse. Ni wowe ugiye kubigiraho ububasha n'iki n'ubushobozi, kandi nta muntu ubasha kukubuza kuko wamaze kwandika inzandiko zivuguruza izandiko. Amina. Wamaze kwandika inzandiko zivuguruza inzandiko banditse ku buzima bwawe. Za zindi zari kukujyana imageragere, za zindi zari kukujyana mu mpimba, za zindi zari kukujyana Ruzira, za zindi zari kukujyana amagereza aho ngaho Mutimbiri, nimba ari Mutimbiri Tanzania, mu bihugu bitwegereye amagereza nzi. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo aravuze ngo iyi jambo rije rivuga ngo kubera kuko amahanga yose yari yagize gute, yari yabatinye, ngo nta muntu n'umwe wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Ngo maze Morodekayi asaba umwami kwandika impapuro zivuguruza inzandiko umwanzi wabo Hamani yari yaranditse. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nawe usabe kwandika inzandiko zivuguruza inzandiko bari baranditse ku buzima bwawe. Bari baravuze ngo ntabwo uzapfa ubyaye. Guhera uyu munsi andika inzandiko zivuguruza inzandiko banditse ku buzima bwawe, bavuga ngo ntabwo uzabyara, bavuga ngo ntabwo uzashaka, bavuga ngo ntabwo uzatera imbere, bavuga ngo uzapfa uri umukene, bavuga ngo uzapfa ucishuro, bavuga ngo uzapfa usabiriza, bavuga ngo uzapfa ku gasi. Andika inzandiko zivuguruza inzandiko banditse ku buzima bwawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wowe ubwawe hanurira ubuzima bwawe, uvuge ngo nzabyara, kubera kuko Imana yavuze ngo byara, nta wavuga ngo ntubyara. Imana yavuze ngo kira, nta wavuga ngo ntuzakira. Imana yavuze ngo genda, nta wavuga ngo wigenda. Imana yavuze ngo urira indege, nta wavuga ngo ntuwurira indege. Imana yavuze ngo ubaka, nta wavuga ngo wukubaka. Imana ivuze ngo tunga amafaranga, nta wavuga ngo witunga amafaranga. Imana ivuze ngo uzapfa ubonye abuzukuru, nta wavuga ngo utabonye abuzukuru. Kubera kuko Imana yacu ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ifite icyubahiro, ni Imana ihindura amasezerano ikayarinda, igashitsa igihe cyayo ku byo yavuze byose ikabishyigikira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo irinda isezerano ryayo ikarisohoza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi andika inzandiko zivuguruza inzandiko banditse ku buzima bwawe. Hinduza amagambo bavuze ku buzima bwawe. Baravuze ngo ntacyo uzimarira, nawe urebye usanga ntacyo uzimarira, ariko uyu munsi ndaguha ijambo rivuga ngo uzakimarira mu izina rya Yesu. Uyu munsi uziyubakira inzu yawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi uzubabyara abana mu izina rya Yesu. Abakwambuye bazakwishyura mu izina rya Yesu. Inzu yari yaranze kuzura izuzura mu izina rya Yesu. Iragurire. Hanurira ubuzima bwawe. Amina. Mwihangane nkoresheje amagambo y'ikigande, guhanura n'ukuragura. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mwabantu mwe, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Yesu yatumeneye amaraso ku musaraba Igorogota, yapfiriye ibyaha byacu. Kandi mubo yapfiriye wari urimo, mubo yapfiriye nari ndimo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ni kurereka, ngo ariko Yesu ni yerekanwa natwe tuzasa nawe. Amina. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo umugisha wa mbere Imana itanga ni urubyaro, umugisha wa kabiri Imana itanga ni ubukire. N'ijuru. Ijuru, urubyaro, ubukire. Ibyo nibyo Imana itanga. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Imana ishobora kuguha ubukire,
Imana ishobora kuguha urubyaro, Imana ishobora kukubakira. Mwa mukobwa wivuga ngo byararangiye, ngo ngiye guhera ku ishiga iwacu, ngo ndakarangitse niko sigaye numva bavuga, oya, baragusuka, barakubeshya. Data arahari. Mperutse kubona umukecuru ufite imyaka 100 avuga ngo ni isugi, ngo kandi afite isezerano ry'uko azabyara, azashaka umugabo, azakora ubukwe. Nimba umuntu w'imyaka 100 avuga ngo azakora ubukwe, wowe w'imyaka 35, wowe w'imyaka 40, wowe w'imyaka 50, ni iki kiguteye ubwoba? Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo dukwiye gucika intege, ahubwo tugomba guhagarara tugashikama tukarindira icyo Imana yavuganye natwe. Amina. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ifite ubushobozi, Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite ubwenge, Imana yacu ifite buri kimwe cyose mu biganza byayo. Amina. Iyo Imana igiye kuguha amazi ntabwo iguha igice. Amina. Iguha ikarita cyangwa ikarenzaho ikarita. Amina. Iyo Imana igiye kukwambika ntabwo kwambika ishati gusa, ishyiraho na karuvati, igashyiraho n'ikoti, igashyiraho n'inkweto nziza. Iyo Imana iguhaye umugore, iguha umugore mwiza, wagenda abantu bakavuga ngo uriya mugore ni uwa kanaka. Amina. Iyo Imana ikubakiye iguha inzu nziza, ntabwo iguha akazu. Iyo Imana iguhaye abana, iguha abana, abantu bose bakabarangarira. Iyo Imana iguhaye amafaranga, abantu bose barihunya, bakavuga bati y'abana kanaka afite amafaranga kweli. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ngo maze ngo abatware b'ibihugu umwami Ahasuwerusi yategekaga, n'ibisonga n'abatware b'intebe, n'ibisonga by'umwami, n'abakoraga imirimo y'umwami bose, batabara Morodekayi, batabara Abayuda, babafasha kwica abanzi babo. Abanzi babo babafasha kwica abanzi babo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko icyo nkundira Imana, barakwangika kwemera, baraguca igacakana. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Bene data, n'iryo jambo Imana yari impaye kubabwira kuri uyu mugoroba. Ikizima wigira ubwoba, hari impamvu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yemeye ko ibyo ngibyo binyuramo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka nidusenga Imana neza, ibisubizo byacu bigiye kumanuka, mwitegure kwakira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga ngo ibyari bizi ko bigufiteho ububasha, uyu munsi birahindutse, ni wowe ugiye kubigiraho ububasha. Bwa bukene bwari bwaragukandamije, za karande zari zaragukandamije, za nyatsi zari zaragukandamije, wakoraga ntugere icyo ugeraho, ibyo byose uyu munsi ubitesha agaciro mu izina rya Yesu. Nimba rwose wari umaze igihe kinini mu rugo kubyara byari byaranze, tangira witegure kubyara mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we, nimba gushaka byari byaranze, urushako ruraje mu izina rya Yesu. Wigira ubwoba kuko haracyari ibyiringiro. Iyo igiti gitemwe kirongera kigashibuka kandi kikagira imbuto nziza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu munsi tangira wandika inzandiko zivuguruza inzandiko mbi banditse ku buzima bwawe. Ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Ineza Mugisha Steven kuva mu itorero Pentecost Mission Christian Church, ndi umwe mu bayobozi baryo. Ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ndabakunda cyane rero, ndabishimira mwebwe mukurikira televiziyo yanjye kandi yanyu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane, ndabishimira cyane. Icyo ngusaba ni kimwe, gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ukabwira mugenzi wawe, ugakora subscribe, ugakora share, ugakora like, kugira ngo ibiganiro bikugereho. Kandi wibuke gukora ku nzogera, kugira ngo igihe ikiganiro kigezeho ukibona mu bambere. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Yesu yaranesheje ibyaha byacu, yarabinesheje, yarabyikoreye, aradupfira ku musaraba, yemeye kwishyiraho ibyaha byacu. Ntabwo rero yananirwa kudusubiza mu gihe tumuhamagaye ngo adutabare. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha. Rero ndababwira ngo
Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndabakunda cyane. Nimba ufite igitekerezo cyangwa ukaba ufite inyunganizi ushaka kumbwira kuri iki kiganiro, inomero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 255 69 63 167 na akamenyetso ko guteranya 255 76 80 44 14 07 nako please akamenyetso ko guteranya 255 76 80 44 14. Izo nizo nomero wambonaho rero ukanshyira inyunganizi watanga kuri WhatsApp. Ntabwo wazihamagara ko ziri hanze, ariko kuri WhatsApp nizo zikoraho. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Kandi ni ukuri nimba wumva kuko ufite ikiganiro ushaka gucisha ku Isezerano TV, haleluya, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo uhawe ikaze. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nimba uri umuririmbyi ukawumva ushaka gucisha indirimbo zawe hano, ngo uhaye ikaze ku Isezerano TV. Kuko Isezerano TV ntabwo ari yanjye ahubwo ni yawe. Niyo mpamvu yitwa Isezerano, niyo mpamvu yitwa Promise. Rero Promise TV, rero niyo mpamvu ari Isezerano TV, ntabwo ari yanjye ni yawe. Ni wowe ifitiye akamaro, nanjye mfitiye akamaro, n'abandi bafitiye akamaro. Rero unkurikirana uri mu Rwanda, unkurikirana uri muri Amerika, unkurikirana aho uri hose, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndagukunda cyane. Rero ukore comment, ukore share, ukore like, ukore subscribe. Kandi ni ukuri aya magambo anyura hano dukeneye ubuhamya bwanyu. Nimba mu nyigisho zose nacishijeho harimo icyagufashije, nomero yanjye niyo ngiyo. Ariko mfite na nomero yo mu Rwanda, akamenyetso ko guteranya 250 82 97 907 82. Uranza akamenyetso ko guteranya 250, kubera ko ntabwo wayihamagara aho ndi ngo utagashyizeho ngo nyibone. Akamenyetso ko guteranya 250 82 97 907. Ushobora kumamagarayo tukavugana. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, wabanye natwe. Reka buri wese wumvira ijambo igira icyo rimara mu buzima bwe. Uwiteka ugira ibyo usenya, ugira ibyo wubaka, kandi ugira ibyo uhindura mu izina rya Yesu. Rero iri jambo rigira umumaro, ryinjira mu magufa no mu misokoro, murengezi w'ubugingo. Nsengeye buri muntu wese ufite ikibazo, abambuwe Uwiteka Imana Nyiringabo ubishyurize, ababuze urubyaro ubaha urubyaro, ababuze abagabo ubaha abagabo, ababuze abagore ubaha abagore, ubarambagiriza Uwiteka. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo ikigore cyose kizagira ikigabo cyacyo, nta muntu wageneye kuko azapfa adashatse. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndakwinginze rero, reka babuze urubyaro baha urubyaro, kuko waravuze ngo umugisha wa mbere utanga ni urubyaro. Rero nyagora ku ngoma atanga urubyaro. Mwami abakeneye kubaka ububakire, mwami abakeneye amafaranga bayabahe, mwami abakeneye icyubahiro kibahe mu izina rya Yesu. Ariko Uwiteka nsabye ubukire butatuma abantu bakuvaho bagatukisha izina ryawe. Uturinde ubukene bwatuma twiba tugatukisha izina ryawe. Ariko nanone uturinde n'ubukire bwatuma tukuvaho tugatukisha izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwinginze, tugirire neza. Abambuwe amafaranga ubishyurize, abahuye n'ibibazo bagirire neza mu izina rya Yesu. Nsengeye abanyekongo bari mu ntambara, Uwiteka Imana Nyiringabo batabare kandi ubarengere. Uhite mu ruhande ruzima rutsinde, Uwiteka Imana Nyiringabo batabare. Dusengeye abanya-Ukraine, Uwiteka Imana yacu ubagirire neza mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cy'u Rwanda, udutabare kandi uturengere, uhagarare ku mbibi zacu. Uturinde umwanzi Satani n'abadayimoni, uturinde ikintu cyose cyahungabanya ubuzima bw'Abanyarwanda mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cya Uganda, dusengeye igihugu cya Tanzania, dusengeye igihugu cya Kongo, dusengeye igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya. Ibyo bihugu tubisaba ibiganza byawe. Sudani ya ruguru n'iyepfo turabasengeye, Somalia turayisengeye iri mu ntambara, Sudani iri mu ntambara turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
uhamagara amaraso yawe n'ijambo ryawe ngo biganze, ubwiza bwawe butugote, igitinyiro cyawe kitubeho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Mugisha Ineza Steven, ndabakunda.